Ndabasuhuje mwese bakunzi inshuti mudahwema kudukurikirana hano kuri Joel Gospel Praise TV. Mbahaye ikaze kandi mu kiganiro cyacu cy'uno munsi, aho tugiye gukomeza ku ruhererekane rw'ikiganiro cyacu cyo kumenya abo turibo. Greetings to you dear followers of Joel Gospel Praise TV. I welcome you all wherever you are in this series of knowing whom we are. Mu buzima bwa buri munsi, buri wese kumenya uwo ari we muri Kristo ni intambwe y'ingenzi kandi ni rwo rufatiro rutufasha kumenya abo turi bo by'ukuri. Ariko kubaho mu murongo w'intego n'umuhamagaro wawe nicyo gisubizo cy'ingenzi gishyira byose mu bikorwa. Iyo umuntu amenya impamvu yaremwe, abasha gufata ibyemezo byuzuye ubwenge kandi agahagarara adashidikanya mu nzira Imana yamugeneye. In everyone's life, knowing who you are in Christ is an important step, but living in alignment with your purpose and calling is the ultimate goal that puts everything into action. When a person knows why they were created, they can make wise decisions and stand firmly in the path God has set for them. Intego nyayo ntabwo itangwa n'isi cyangwa abantu, ahubwo itangwa n'Imana, nitumenyesha ikiduhuza nayo n'umugambi wayo kuri twe, kandi ikatwungura ubushobozi bwo kubigeraho. Iyo wubakiye ku byo abantu bavuga gusa, uhora uhindagurika, ariko iyo wubakiye ku ijambo ry'Imana, uba ufite urufatiro rutanyeganyega. True purpose is not given by the world or by people, but by God. He reveals to us what aligns with His plan and equips us to accomplish it. When you build only on what people say, you will always be unstable. But when you build on God's word, you have unshakable foundation. Hari igihe umuntu ashobora kumva ko intego Imana yamuhaye ari nto cyangwa idafite agaciro, ariko mu maso y'Imana buri gikorwa cyo kumvira ni kinini. Nk'uko Dawidi yabanje kuragira intama mbere yo kuba umwami, hari igihe urugendo rwawe rutangirira ku bintu bito, ariko rukaba umusingi w'ibikomeye uzabona imbere. Sometimes people may feel that the purpose God has given them is small or insignificant, but in God's eyes, every act of obedience is great. Just as David tended the sheep before becoming king, your journey may begin in small things, but will become the foundation for greater things ahead. Ibyanditswe bitwigisha ko guhamagarwa kwacu gukenera ubushobozi bw'Umwuka Wera, kandi ko nta muntu ushobora kubisohoza wenyine. Iyo twizeye kandi tugakurikira ubuyobozi bw'Imana buri munsi, tugera kure kurusha uko twabitekereje. Niyo mpamvu gusenga no kumvira bigomba kuba umutima w'inzira yacu. Scripture teaches us that our calling requires the empowerment of the Holy Spirit, and that no one can fulfill it on their own. When we trust and follow God's guidance daily, we reach further than we ever imagined. That's why prayer and obedience must be at the heart of our journey. Mu gusoza, ibuka ko kumenya uwo uri we muri Kristo ari ryo tangiriro ry'ibintu byose, ariko kumenya icyo waremewe no kugikurikira nibwo buzima busohoza
umugambi w'Imana mu isi. Ntukareke ubwoba cyangwa ibitekerezo by'abantu bikubuza gukora icyo Imana ikwifuzaho. In conclusion, remember that knowing who you are in Christ is the beginning, but knowing what you were made for and pursuing it as how you fulfill God's plan on earth. Do not let fear or people's opinion stop you from doing what God desires for. Muvandimwe, ngaho fatanya nanjye muri iri sengesho rito. Mana yacu, turagushimira ko waturemye ufite umugambi udasanzwe kuri buri wese. Duha imbaraga zo kumenya neza intego yawe ku buzima bwacu no kuyikurikira tudacogora. Dufashe kubaho dukora ibyo waduhamagariye kugira ngo tuguheshe icyubahiro. Tubisenze twizeye mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Let's have a short prayer. Our God, thank you because you created us with a unique purpose for each of us. Give us the strength to clearly know your purpose for our lives and to follow it without giving up. Helps us living, fulfilling the calling you gave us, so that we may bring glory to you. In Jesus Christ we pray. Amen.